wa mbere ku isi amahirwe menshi yakubwira Bill Gates. Ibya Elon Musk ibyo ntabashaka no kubyumva. Impamvu nuko abenshi twisizemo ko ari boss w'isi. Kuva yagira ku rutonde rw'abatunzi menshi rukorwa na Forbes, ntazi uko kurusohokaho bisa. Ariko se wabyumva ute ninkubwira ko abikesha ubu byafatwa nk'ubujura yakoreye witwa Steve Jobs wandi washinze Apple? None se kuki bamwe baba bakire ku isi abandi bakaba abakene? Kuki hari abatunze amamiliyari menshi y'amadolari abandi bakabura n'ijana? Ese kuba umukire ni amahirwe cyangwa se ni impano cyangwa ni ikintu umuntu wese ashobora kugeraho? Uyu munsi turi buhishura ukuri kutavugwa ku bukire, ibanga ritari mu magambo meza cyangwa se imigani, ahubwo nyine ni mu bintu bifatika, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imyanzuro ifatwa buri munsi. Turifashisha urugero rw'umukire ufatwa nk'uwa mbere ku isi, Bill Gates. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye usanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Aho kora subscribe, fungura inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Ubundi Bill Gates ni muntu ki? William Henry Gates wa gatatu wamamaye ku izina rya Bill Gates. Uyu yavukiye mu mujyi wa Seattle muri leta ya Washington muri USA kwa 28 Ukwakira mu 1955. Imfura mu muryango w'abana batatu, akaba yaravutse mu muryango wifashije. Se William Henry Gates ni umunyamategeko uzwi, naho nyina Mary Maxwell Gates yari umwarimu ndetse yewe n'umuyobozi mu bigo bitandukanye birimo n'abantu. Ababyeyi be bamutoje gukunda kwiga, kugira icyerekezo no guharanira gukorera abandi. Ubugenge ndetse n'ubwenge bwa Bill Gates byatangiye kare akiri muto rwose. Uyu yakundaga cyane gusoma ibitabo, cyane bijyanye n'ubwenge n'ubumenyi. Yize ku ishuri rya Lakeside School, aho yakuye urukundo rukomeye ku ikoranabuhanga. Ngo bwa mbere rero yabonye mudasobwa muri icyo kigo cyamukodesherezaga urubuga rwo gukoreraho ubushakashatsi. Mu mwaka w'1973 Bill Gates yinjiye muri kaminuza ya Harvard, aho yize ibijyanye n'imibare n'amategeko, ariko ntabwo yayirangije kuko mu mwaka w'1975 yahisemo kuyivamo, ubundi ajya gukurikira inzozi ze mu ikoranabuhanga hamwe n'inshuti ye y'igihe kirekire Paul Allen. Bashinze ikigo Microsoft. Intego yabo yari gukora software za mudasobwa, igihe benshi mu bantu batari barumva neza agaciro kazo. Muri icyo gihe bakoze software ya mbere Microsoft yitwa Basic, yagenewe mudasobwa ya Altair 8800. Mu mwaka w'1980 Microsoft yagiranye amasezerano na kompanyi yitwa IBM, bayikoreye operating system yaje kumenyekana cyane ku izina rya Microsoft DOS. Iyi rero ni nayo ntambwe ya mbere yagize uruhare rukomeye mu kukuba impera z'isi nshya ya mudasobwa zikoreshwa n'abaturage basanzwe. Nyuma yaho mu 1985 Microsoft yasize hanze Windows 1 operating system yaje guhindura amateka y'ikoranabuhanga. Gates ufite imitekerereze yihariye kandi wicisha bugufi mu buryo abonamo ibibazo, yakomeje kuyobora Microsoft kugeza mu mwaka w'2000 ubwo yarekeraga umwanya wa CEO uwitwa Steve Ballmer, ariko nyine akomeza Bill Gates ni umuntu w'ikirenga mu myumvire, uharanira ibisubizo birambye aho kurwana n'ibibazo by'ako kanya. Nubwo yigeze gushinjwa imikorere ikakaye mu mikorere ya Microsoft, yaje kwicuza ibyo yakoze byose mu myaka ya mbere y'ubushobozi bwe. Yashakanye rero na Melinda French Gates mu mwaka w'1994. Uyu bakaba barabyaranye abana batatu, ariko mu mwaka w'2021 batangaje ko batandukanye, nubwo bakomeje gukorana mu muryango wabo w'imfashanyo. Bill Gates yakunda gusoma ibitabo cyane, kuko nyine ku mwaka asoma ibitabo 50 byose. Akunda no gukina umukino wa bridge, ya mikino nyine y'ubwenge. Akunda gukora ubushakashatsi ku mateka n'ubumenyi butandukanye. Uretse kuba yaragize uruhare mu gukora software yatumye isi yihuta mu ikoranabuhanga n'iterambere, Bill Gates yasize ubwibutso mu nzego 3 zitandukanye. Ibya mbere ni urwego rw'ubuvumbuzi, aho yerekanye ko gutekereza byagutse bishobora kuvamo impinduka. Aha kabiri ni mu mibereho rusange, aho yatangaje
yatangaje uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo bushingiye ku bushakashatsi. Gatatu ni ubupfura, yemeje ko umuntu atari umutungo afite ahubwo ari impinduka asiga ku bandi. Bill Gates uyu si umuntu usanzwe ahubwo ni urugero rw'ubwonko, umurava n'ubutwari bishobora guhindura isi. Kuri benshi rero ni intwari y'ikoranabuhanga, ku bandi ni umuterankunga uhora utekereza ku hazaza h'abantu, ariko ku isi yose azahora yibukwa nk'umuntu wabaye igikoresho cy'impinduka idasanzwe. Bill Gates yatangiye gukorana na mudasobwa afite imyaka 13 yonyine, mu gihe kwigarira ikoranabuhanga byari bikiri kure ku isi yose. Yagize amahirwe yo kujya mu mashuri y'ikirenga nka Lakeside School isito, ari naho yakiniraga na mudasobwa za mbere zaje gufungura ubwenge bwe kuri software. Aha rero hari ikintu gikomeye yadusigiye nk'isomo, amahirwe atabonwa na buri wese ariko ye yabyaje umusaruro. Hari ibintu bigira ku 8 byatumye uyu mugabo aba umukire, twese tukaba tumuzi uyu munsi. Ubumenyi bwihariye mu ikoranabuhanga. Bill Gates yari afite impano idasanzwe mu mibare n'imitekerereze ya mudasobwa. Yabashije gutekereza kuri software igihe abantu benshi bibandaga ku bikoresho biri hardware. Iyo myumvire yihariye yamufashije kubona ko isoko ritarimo abantu benshi, ari naryo ryatejwemo imbere na Microsoft, kwihangira umurimo no gufata ibyemezo bikomeye. Bill Gates ni umwe mu bantu bafashe ibyemezo bikomeye, kuko yataye kaminuza ya Harvard atari yanasoza ngo yite ku mushinga we wa Microsoft. Ibi rero byari ibyemezo bikomeye cyane, kuko benshi babibonagamo nk'ubusazi, ariko kandi yari afite icyizere n'icyerekezo. Kubaka sosiyete ikora software izagurishwa ku isi hose, gushyira imbere amahame y'ubucuruzi buhamye. Bill Gates yitwaraga nk'umucuruzi usobanutse. Iyo wasinyanaga nawe amasezerano ya Microsoft ntibakugurishaga software ngo ibi yawe, ahubwo baguhaga uburenganzira bwo kuyikoresha, license model. Ibi rero byanamuhaye uburyo bwo kubona amafaranga y'igihe kirekire, kuko buri muntu wese ukoresha Windows cyangwa Office yagombaga kwishyura amafaranga runaka mu gihe runaka. Nanone mu masezerano yagiranye na IBM yashoboye kugumana uburenganzira bwuzuye bwo gukoresha software yakoze izwi nka Microsoft DOS. Ibi rero byatumye Microsoft itera imbere cyane. Nubwo rero yari umuhanga, Bill Gates ntiyakoze wenyine, yakoranye n'abandi nka Paul Allen, Steve Ballmer ndetse na Satya Nadella. Nanone kandi yashyizeho imiyoborere ikomeye, yigira ku bantu barimo nka Warren Buffett akanagiramo inama. Ibi rero byamufashije kubaka ikigo gikora nk'umuryango ufite intego rusange. Mbere ya Microsoft mudasobwa zari ibintu bihenze cyane kandi zinakoresha uburyo bugoye. Bill Gates yagize umuhate wo gukoresha software yoroherezaga buri muntu wese gukoresha mudasobwa, cyane binyuze kuri Windows ikayigira user friendly. No kuvuga ko yatanze igisubizo rusange kuki nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.